neza. Yego ni Jennifer. Yego. Wow! Akazi. Pega byiza mana we. Yego. Mu ruganda? Uruganda ruhise? Chipati. Chipati nzi se? Okay, murakoze cyane. Yego. Sawa kandi murakoze. Chipati. Chipati se? Sisa twirukanishije. Utumye twangara. Mana. Ndoje Imana kumpaye akazi. Ariko mbabaje n'ikimwe. Ngiye kubona akazi numva nishimiye pe. Chipati dukuje mu byacu. Akazi mu kwa Chipati. Ué, começamos! Mantém-me aqui! Vamos! Olha aqui! Vamos! Não, então! Vamos! Mami! Mama, karame mwana wa zakira. Nzakizwa n'iki mwana wa nzakizwa n'iki nta no kujya kwa muganga. Oya, uzakira ndabizi. Ibi n'igihe gito zakira. Mama ufitiye amakuru ariko agatabo. Amakuru ugomba ki mwana wa? Muzaniye amakuru agenda gutereje. Nabonye akazi. Ngo akazi? Ni ukuri baramagaye ngo bambone. Mwana wa ukansiga njyenyine hano. Ese ubu nabwo kazi ni bwoko ki ubwo ngubu? Uzamara ushaka mbona akazi ngo njye gushaka amafaranga. Se njye nzasiganana nawe. Uno wasanga uryamye haragushimishije. Oya mwana wa nanjye ntibinshimishije ariko se mbigire nte? Werekana nabonye akazi. Akazi bwoko ki? Mu ruganda. Kagenda gate? Yambwiye ngo nabonye akazi mu ruganda rwa Chipati. Ngo ki mwana ugize ngo ki? Kuri pe. Yaba nanjye ntabwo bishimishije kwanje kwa mwana wa Chipati. Ariko ukuntu meze byatuma nkora n'akatangunga. Umuvumo wa Chipati urankurikiranye uwo nguwo. Mabyihanga. Uko mwana uyoboye ko ari wowe ngize gutya. Ntabwo nanjye binejeje yokorayo. Ariko bitewe n'ubuzima urimo kondisiyo turimo reka ngende nakora. Mwana wa bireke byihorere nzipfire aho kugira ngo ujye gukorera uramugome. Byihorere mwana wa ndagusabye uburyo nyumvira. Oya ndajya gukora. Gusa ushaka kuba kuri isasiro. Tanabigirane. Uzakira pe. Kandi reka nimbe gukora kara akazi rega. Nakundi byagenda mwana wanjye. Nakundi gaho ryama uruhuke. Imana kuko. Genda nyine nta kundi nabigenza. Nakundi. Mufatira iry'iburyo mwana wa. Mama. Kugira ngo nuko muvuze. Nakundi byagenda. Babona ko abantu ni habi. N'ubuzima turimo ni bubi. Mwana wa genda nyine nta kundi nabigenza. Ayo makuru yahozaniye. Kandi kureba ko ibyo nabashyizeho. Sanga yakomeza uryame. Nuko mwana wa. Ué, Mukorana! Mukorana! Alô? Vinde? Niko, Mukorana! Ok, ndaje. Bro, sigara utunze abantu. Ndaje. Sawa.
banze kumbwira uwo mukorera. Nayi, ça va? Waje kudusura. Ako siko nanjye nenje wanyu. Yego se? Sinahuriye. Bimeze bite se? Arira ariko nyine njyewe. Ni utubazo nyine. Ibiti byanjye. Mana, ntabwo yinzanye iwanyu. Ubuze akazi. Yego mwana. Ubwo nyine ndabona duhuriye iwanyu none nje kureba. Wewe bimeze bite? Ni ibibazo nyine ntabwo binyoroheye. Byagenze bite? Nabonye akazi. Gusa nyine nshaka akazi se. Bagiye kare bamumagaje. Ngo ni secrétaire n'impango wa Jibat ntumbaze. Ngerekera wa Jibat. Mvugo niho ngiye gukora. Ibaze nawe akazi ko. Jibat. Yatwirukanye ngaguha akazi. Ariko ngampaye akazi. Afashwe n'ibiki? Bimeze bite rero? Nubwo nakabonye. Ntabwo kanshimishije. Kubera se. Nabonye akazi kwa Jibat. Ariko kongeye ugakora nakora ko mama arwaye. Ugakora? Ibaze gukora n'umuntu nk'uriya. Ko mama wawe watwangaje shawe. Nyenda byumva kisoma yakarwaye ntabwo ndi bushoboye. Kundi nuko ugakora buriya tusatire bizaba. Gusa twirindire ko bizaba ari neza. Wowe se bite? Nyine narakabuza ndacyahiga ndaho nyine. Uzajya merwe n'uzabona akazi nk'akarambuye. Okay, ku ruhande rumwe ndabishima Imana ko nkabonye. Kugira ngo mvuze mama. Ku rundi ruhande ni urugamba ngiyeho. Ubwo buriya nurangiza kumuvuza wanabire. Byo birashoboka. Aka kazi twavuze benshi. Makuru yawe nese bahungu banjye kuba bafashe harabura iki? Abahungu bari bakoze amakosa wanyiciye akazi cyane. Vugana n'umuhungu wanjye. Cyo naremeye mba umusazi ngo ndwanye ibiyobyabwenge n'ibindi bisa nkabyo, none abantumye bakabaye banamfasha nibo bari kubishyigikira muri buriya buryo. Hello? abo bantu bafungure nta Sawa. Bane mugende. sawa kubona. Jamila, nakutumia kuvoma. Jamila, tujya kuvoma. Utebuke. Hari ibintu byinshi byo gukora.
umusazi wateye aturuka agerayo mana we usa nabigirane koko none mana we usuye umusazi anjyanye we usuye umusazi we none haranjyana tange birarangiye none we yewe bakobwa bako we ubu nabigirane koko we Jenny wiriwe. Wiriwe mwana wa. Makuru yawe. Makuru nta kigenda mwana wanjye nureba uko nabaye akaguru. Ihangane. Nisabayitse. We mwana wanjye abayobozi baherutse kuza abayobozi badutesha umutwe ngo baratwimuye. Haba imvururu. Nuko baransunika nikubita hasi nuko mbambaye gutya mwana wa. Ihangane andi umusazi yayatse mazi nyine cyo kwirora sigensangaza. Mbonye yatereka aho ngaho cyarasaze nyine nuko. Nari ihangane uranshobora se mwana wa.
kuri kwira byagenze gute byagenze gute mbwira hano we byakugendekeye bitabu no gute byakugendekeye bitabu wanatose ahantu hose hano we tujye kujya papa wawe kumva ikibazo wagize tugende mwana we ndumva bibabaje tugende Mira. Wabaye. Ko watinze ku mugezi wabaye iki? Sazi yakwatse amazi hanyuma kwa mama Jennifer Umusazi wakwatse amazi yajyana kwa mama Jennifer. Nuko yarakomerejwe cyane. yo yararembye bigeze aho ngaho nuko uhita uyamurekera. Usubira kuvoma ngaho humura mukobwa wanjye. umva papa Naira tugomba gukoresha uko dushoboye tukaba dusuye umuturanyi Rwose urumva ko yarwaye heze mu nzu kandi twari turimo kubivuga ngo tuzamusure. niko bimeze Nuko se uwo natwe musazi twabaye aho ugenda ngaho gute? turibagirwa ko umuturanyi ahari wese usubira kuvoma. Mukobwa wanjye yakoze igikorwa cyiza humura. byiza ni ukuri humura umunsi ndakubwira ngo muri hagati uwo musazi se ubundi uramuzi yitwa nde Habati uramuzi Ni wa musazi agenda. Humura ntagarwana cyane niyo mpamvu watinye humura. ntacyo uza kuba Ariko mukobwa wanjye ndagukunda reka mwana we. reka turagukunda mwana Humura. wacu wakoze igikorwa cyiza humura nta kintu turi bugutware tuza kumenya ibyo Abana banjye bagira umutima nk'uwaserega. yego disa abagabo muri kundana umutima nk'uwasasa kuko atagira nk'uwa mama we Nk'uwa mama we nta kibazo. uriya ni Jennifer sha yego boss muhagarare tumutware mu munyegereze hano Ngira tutware tubigeze imbere hano. siko ntari nzi kuteye neza sha nyegera kira hino nyegera humura nyegera waburengerera uri bose mu kazi kanjye ariko nanone ntabwo bose ku buzima bwanjye ikindi kandi mva umuhagare kwanza mvemo
hagarara mu gihe mwenda kusigara hano reka twigize imbere muhagarara hano twigize imbere Jackson kati imodoka rishaka tumujyane n'ahandi amujyana abandi mva nkubwire inzoka nzizirisha irabafasha ari inzoka n'ukuri kw'Imana urumva ntabwo nasaze inzoka irabisha iraseka hari igihe ngiriye agana hari igihe mva nkubwire wewe vangoreke mujya mva kwigare ngwino dusunika umeze ute ngwino tugende nangwa ibe yo ngutimize igare zibisha icyanga baba we byuka ariko oya mwana wanjye yabyuka mfuye inzoka zaramba Ma Jennifer yo wararembye bigeze aho ngaho yewe cyo reka mujyane kwa muganga disiwe reka mujyane kwa muganga Mundekure mureke ngende kusenga nkagenda